Hello friends and family, meze neza, ikiganiro cyagenze neza. Tubaye ikaze mu kiganiro cyacu nakagaruka nko bisanzwe ku Isan News. Tubaye ikaze mukakora subscribe, like, comment and share mu kiganiro cyacu nko bisanzwe. Muri kumwe nanjye Ines na mugenzi wanjye Jaja. Tubaye ikaze. Akoze cyane, meze neza. Ikiganiro cyagenze gute? Yagenze neza. Gazi nko mubizi amakuru abagiye ari menshi atandukanye hirya no hino. Ubu rero Jaja adufite inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Jaja muri iyo nkuru wadukemiye Kari nyinshi. Agira inkuru tutarakomeza ariko asa neza. Wambikwa nadese urasa neza. Ntabwo umuntu nyambika yambaye akazi ko kumwamamariza. So bagutema azabanze yishyure nabagiye gufatanya imirimo ibiri. Azabanze yishyure tunaboneraho no guha abantu ikaze ewana bashaka ko tubamamariza. Isan News irahari ku bwanyu. Jaja urasa neza ariko nawe sheri nukuri urasa neza, inzobe ni yose wagira ngo izuba rya Kigali ntabwo uri kugera we ugisimbaye Uwiteka. Okay, twakomeje. Meze ute? Shamize bon, ndashima Imana. Ufite cy'abanyarwanda? Jaja ubu ni urukundo nkuko wabizi ndabakunda by'umwihariko abantu badukurikirana ku Isan News. Ndabakunda pe n'umutima wanjye wose. Urukundo Ines umenyane yukongeramo oya nawe akuzwa abantu bazajya unibera mu rukundo kubera kwa mbeza kundi wa mbere oya shama inkuru zari nyinshi zigiye zitandukanye. Nanjye so wayibatamo sha urabizi ndakwemera ku nkuru hariyo bafitiye. Uyu munsi rero tubane kuri topic y'uyu munsi. Hari inkuru maze iminsi nganiraho n'umuntu mba ntayihererana. Ine katangira nkubaza akantu. Yego n'ikibazo unabaza abadukurikiye. Ufite ababyeyi? Ndabafite ababyeyi. Ufite irangamuntu? Ubu ngana gutya nagira irangamuntu ndi umunyarwandakazi. Bafite imyaka 15 ariko ugasanga baraturuta. Ose muri abo 15 ndimo. Okay, twakomeje. Mfite irangamuntu. Wakubaka? Nakubaka. Okay. Igihe cyanyacyo kigeze. Igihe cyanyacyo kigeze cyo Uwiteka. Nanjye ubwanjye narabiplaninze mvuga ati noneho igihe ni iki? Mfite rega no twubaka. Bize nashoje. Rega nakwa ahubwo ko niko kantu k'ingenzi. Urasenga se cyangwa buri aho ngaho bibereye? Ndasenga. Byiza. Tumenyane. Abantu basenga tumenyane. Ubwo igihe nikigera Imana izanzana no twubakana. Tukira. Ine. Ufite ababyeyi? Yego, ndabafite. Hari inkuru maze iminsi umuntu asangira mva ntayihererana. Ariko ndatangira nkubaza ngo ubyumva gute ku bana b'abakobwa cyangwa b'abahungu? Cyane cyane tuvuga ku bana b'abakobwa ababyeyi cyangwa ababarera yego bahitiramo abantu bazabana ubuzima bwabo bwose. Papa, mama cyangwa umuntu ukurera kuhitiramo uzakubera umugabo cyangwa dushyire muri rusange famille zihitiramo abana bakabahitamo bazabana nabo. Bon, ku ruhande rwanjye ibyo bintu nta nubwo bikibaho. Nta nubwo ibyo bintu bikibaho. Mbona no kubwira famille zikibikora ntago ari byo. Ntago ari byo byo ntago bikibaho muri iki kinyejana turimo uko ubuzima bugenda buhinduka iterambere ku munsi ku wundi. Ntago ibyo bintu byagakwiye kuturanga. Sibyo? Ibyo bintu ni bibi pe. Ku ruhande rwanjye ni bibi. Reka nkubwije ukuri ndakeka ko n'ababyeyi banjye bari buze kureba wenda iki kiganiro. Urumva gusa ababyeyi banjye bo ndabizi ntabwo babikora ariko n'ababyeyi babikora bari basanzwe babikora babireke. Ni bibi ijana ku ijana. Ababyeyi mwe mwashakiye abana banyu abafasha bakababanye neza. Ines akaba byise ni bibi. Okay, kuba byahiriye sava ni byiza cyane
sha ni byiza pe ariko nko mu by'ukuri amahitamo yanjye sinyeka ko umubyeyi wanjye yabaza amahitamo yanjye 100%. Sinyeka ko umubyeyi watera intambwe kunyitiramo umuntu tuzabana kuko ninjye uzabana nawe ninjye uzo tuzabana. Bigiye kumera nk'abantu bya kera wasangaga ngo umukobwa ngo kwa runaka ngo amushake umuhungu kwa runaka sha ntamuzi, urumva ntamuzi, ntibigeze bafata igihe cyo kumenyana, ntazi ngo akunda iki, nazi ngo yanga iki, ejo bagushakiye umuntu mudahuje mu rugo biranze, sibyo? Wenda abantu ba kera bo bari bazi kwihangana, azi kwihangana. Njya mva ngo umugabo ngo agukubitaga urushyingo wenda cyane undi musaga agukubita urundi, gusa muri iki gihe byo sha ntabwo bigikunda. Yego nari iki gihe barihangana ariko ntabwo bivuze ngo umuntu ngaragushakira ngo umuntu mubana oya pe, ntabwo njye nemera n'icyo kintu. Mwa ababyeyi mwe bacu ko mwabanye, ababyeyi banyu babahitiramo basogokuru bacu ko bahitiraga mama wacu na papa bacu bagasazana abantu bakora imyaka 100 mwese akaba atemeranya no kuba mwadushakira abo tuzabana nabo, murabyumva gute? Ese byari bya kera? Ese ubundi jaja dukiraho wowe uruhare rwawe muri ibi bintu wari kuyihe side? Uruhande rwawe ni uruhe? Ariko nta kintu bitwaye. Yego ko ndega ndagira inkuru ubibonye baza kujagira umugabo sha none se papa wanje afite umuryango w'inshuti ze bakaba bafite umusore, sibyo? Nkeka ko imico yacu myiza tuyikora ku babyeyi bacu. Ubu ku buryo papa we yabyuka mu gitondo ubwa jaja uriya famille urabizi ni inshuti zacu, nabitekerejeho mbona umuhungu wabo kabisa ngomba guhita mupanga ubukwe. Jaja uwo muhungu wabo uretse kuba umuzi ngo famille ni inshuti, muzi imico ye, hari imico mushaka mudahuje. Jaja iyo abantu bagiye kubana baba barabanje gufata igihe bakareba ese turahuje, ese ibintu tuzabishobora. Mbese jaja wishimiye gushakana n'umugabo ejo n'urundi urugo rukakunanira ugasubira iwanyu? Hega bino bintu birimo okay, ku ruhande rumwe ni bibi, ku rundi rwo ni byiza, ariko njye ku giti cyanjye nta kintu cyiza mbibonamo. Ariko najyaga numva ari byiza cyane ko najyaga nganira n'ababyeyi batubanjirije bacu. Yego uzona kugarukira ho gatoya, ariko ahubwo njye ni kwa kundi iyo hariho ibintu byinshi numvishe ku nkuru haza kumva akantu k'agatokorwa kamwe gusa atari ko mitengenderaho. Cyetse niba barakumvishije dore ko duhuza n'inshuti. Abo ni bande? Umuntu tuziranye yego yabaga mu muryango, nta babyeyi, nta papa nta mama yari afite. Igihe kiragira yigaga umumama umurera amubwira ati mva muko nakuboneye umuntu, urabona urakuze, niwe nareze mbere yuko mbyara, none baze kuba umukobwa mukuru. Naho nta bantu b'abasore nyereka, kandi hari umuntu abantu dusenga na hariya babarokore, reka nakuboneyemo umuntu muzagira gute, muzabana, ngomba gupanga ubukwe uko bimeze kose kandi ntubyange. Noneho yabaye wa mwana urabona hari ukuntu tubaho tukaba mu miryango twubaha abaturera. Umwana arabireba aragenda aricara amugatireka mbereza igihe mbitekereza, amugati wifata igihe cyo kubitekerezaho, sibyo? Nukora, sibyo? Narangiza kwiga ngo urakora ufite amafaranga, nongeyeho kugupangira ibintu byose, itorero rizadushyigikira, inshuti abavandimwe badushyigikira. Mwana arabyemera, nta n'akantu ko kuvuga ngo wowe n'uwo musore barakundana, hari ibihe baziranye, hari ukuntu muba musanzwe mudakundana ariko hari utuntu muziranyeho, turaturanye se twazanye muri n'inshuti bisanzwe. Umwana arabyemera agenda atishimye, ariko kubwo kubaha famille yamureze, umubyeyi wamureze, umubyeyi w'umumama ageze umwana aravuga ati ariko ubundi nta papa afite nta mama afite, ndivukana akageze nibake. Njya numva ngo hari igihe umugabo udafite ababyeyi, umukobwa udafite ababyeyi, hari igihe babana, twagiye twumva inkuru
hari igihe abantu ugasanga umuntu ntakubereye umufasha gusa cyangwa umutware, akubereye n'ababyeyi, inshuti magara, akubereye ba bantu mwanabyara nyine ya mashami nyine agashibuka. Yego. Arasenga araje avuga ati reka ngende, wasanga uyu mama undeze n'umuntu ugiye kubana ari bo nzageraho umugisha. Ntabwo byamuhiriye pe. Nahoze mbivuga ariko gusa nta kantu kamwe kaciyemo bwari ubwa mbere numvise iyo story. Bon, Jaja, ntabwo byamuhiriye reka nkubwire mwebyo nahoze nkubwira Jaja, ntabwo umuntu azaza ngo agukundisha umuntu udakunda. Ntabwo tureke no kubijyana no mu rukundo Jaja. Ntabwo nazambwiye ngo Jaja kora iki ngiki ugikore kitakurimo, njye niko mbyumva bikore bitakurimo ntabwo bikunda. Rero ababyeyi namwe mudukurikiye cyangwa iyo miryango, ikintu mwagakwiye gutekerezaho, ntabwo amahitamo yawe azaza ngo ahure n'amahitamo y'uwo mwana wareze. Ntibibaho, nta nubwo binashoboka, sibyo? Icyo turacyemeranya shamva cyane. Ntabwo nimba akunda umutipe uri timide utavuga uhora ameze gutya, njyewe ntabwo wenda ariwe nzakunda. Njye se nimba nkunda umutipe uri sharp mu bicu, urabyumva? Oya wenda pana mu bicu nawe nakabije. Oya uri social kandi uko k'ibicu nawe bishyizeho urumva urumva uwo muntu nimujya mu rugo mudahuje, wowe ni gutya okay, so wenda ni gutya umusaza gusa ni uri sharp uri sociable nko uzi bivuga undi ameza cyareba hasi, bizakugora bizagambwa ati ndifuza ko ngenda no mu miganirire biragora pe, sibyo? Rero icyo navugaga nk'iyo nkuru umbwiye, uwo muntu wamureze, iyo famille bamureze bamukoreye ikosa rikomeye. Ushobora gusanga umwana we yaranakuranye kumva ko aziyubakira akagira umuryango mwiza, sibyo? Mu gihe cyiwe, mu mahitamo yiwe yabihisemo. Rero urumva famille baramureze, yego bagize neza, bamubaye hafi, bamubereye umuryango igihe atarafite umuryango, baramukujije. So nibamurekere n'amahitamo yiwe. Bakoze ikosa igihe bamuhitiramo. Ubu se byarangiye gute? Byarangiye neza se. None hari n'ukuntu ibintu bidahira umuntu ako kanya, ariko umuntu akazava akagira urusha agahinda. Wenda ni ugahengekereza. Byaranze. Uzi ko uwo mama yavugaga ngo umusore ni wo mu rusengero. Uzi ko hariho n'abantu badashobotse baba mu rusengero se. Umuntu akaba mu rusengero ari umusinzi. Tubonaho no kwigisha abantu gukizwa neza. None se oya mbanze nkubwire. Oya n'ubundi ntabwo bari abantu bose baba bajya mu rusengero uko bakijijwe, sibyo? Njyewe nshobora kuzinduka nkajya gusenga numva hariho gahunda mfite. Undi ashobora kubyuka avuga ati ngiye kureba yo uriya mukobwa nabonye muri korali A1, wagafashwa n'uwo mukobwa, ijambo bakarivuga arangaye ibintu byose, sibyo? We afite ikimufasha. Bon, tugarutse rero, urumva uwo muhungu yari wo mu rusengero. Uwo muhungu ari mu rusengero, ariko uzi ko yasindaga se? Akamusindira. N'ibyo ngibyo rero abo babyeyi ntibabimenye. Ibyo ngibyo uwo mukobwa baza ko baramuhaye umwanya wakihitiramo, yari kumenya se uyu muntu tugiye kubona se ni umusinzi, ese ni umwana n'umunyangeso nziza, ese abaye hate, sibyo? Ntibigeze bamuha umwanya wo kuba yafata igihe kiwe ngo ashakoma. Nta nubwo yigeze amubwira ati mufate kino gihe ibyumweru runaka, ukwezi. Urumva rimwe na rimwe hari igihe urumva nk'umwana deja yakuriye mu buzima butarimo ababyeyi, ariko ari hambo, ari umwana mwiza. Urumva yari akeneye wa muntu uzaza akamubera papa, akamubera mama, akamubera umuvandimwe, sibyo? Apanagora muri za jugujugu byacitse byanyuze magara. None umwana nko aba yikenera urukundo, uramuzanira umuntu w'umusinzi, urumva azamuhurira urukundo wese ararufite. Urumva rero nibyo nakubwiraga, mu by'ukuri ibyo bintu nta cyiza kibirimo nk'uko twatangiye mbikubwira, nta cyiza kibirimo, sibyo? N'abadukurikiye n'abareba ibiganiro byacu baratubwira uko bimeze. Okay, bon, ubwo byahiriye nabo baratubwira, njye nta muntu nari numva byahiriye, gusa ku rwanjye ruhande Jaja ni bibi. None se niduha abantu, sibyo? Niduha abantu kwishyira kwizana. Waramureze nibyo yakoze igikorwa cyiza, ariko noneho mureke, nimba ageze igihe cyo gushaka umugore, nimba ageze igihe cyo gushaka umugabo, mureke, kuko aba agiye gutandukana nawe, noneho agiye aho azaba ubuzima bwe bwose.
mureka agenda hano yumva yishimye, mureka agenda hano hamuhaye amahoro. Yego so mu babyeyi kuvuga ngo nta kantu keza na kamwe kari mu kuba mwashakira abana banyu aho bazabana nabo mukurikije uburyo mubanye n'imiryango yabo. Nese warabihakanye. Ikintu numva nimba ukunze umwana wawe ukamukunda mushyigikire, ntabwo uzaba kavuga papa mama uyu niwe nahisemo kubana, mushyigikire. Okay, habaye hariho nk'izindi ngeso waba uzi kuri uwo muntu nazo wazimugaragariza, hambwa se mwana wanjye uyu muntu mugiye kubana gutya na gutya ko njya numva bimeze gutya na gutya, sibyo? Aho ho waba umufashije pe, nawe akagenda akicara agakora ubwo bushakashatsi we ku giti cye akabimenya. Ariko apana gutuvuga ngo oya guhita umureka bisanguriye niwe naguhitiyemo. No, babyeyi bizi ntago amahitamo yanyu agomba guhura n'ay'abana banyu. Mufite mwebwe mujya gushaka, mufite ibyo mwarebeyeho, mufite ibyo mwagendeyeho, mufite ibyo mwemeranijwe, so muhe n'abana banyu umwanya nabo bahitemo abo bazashakana, nabo babahitemo bitewe n'ibyo nyine babona bahuje, babona ko koko erega kubana n'umushinga uricara ukabitegura. Hako mugarukiye uzi umubyeyi papa cyangwa mama cyangwa umuntu turera kugushakira umuntu ntibigende neza nkuko mugenzi wanjye byamugendekeye, akaza yicara akavuga ati byose ni iwacu nambujije umugisha. Yesu we, ubwo ababyeyi barabati umwana twamushakiye asumbye barasabirimbisi bareka ubwiza reka ndetse ndi muri aho nyine. Okay, ubwo pe ubundi mbere na mbere Imana, twebwe tuba dusiye dushaka n'Imana ifite abo yatugeneye. So twishaka rero gutandukanya ibihe, twishaka kujya hagati y'umugambi w'Imana, hamwe no gusenga, hamwe no gushyiramo ubwenge buri umuntu akirinda guhubuka, ibintu byose bigenda neza. Bon, caca ni nuko umukobwa ntabanye n'umusore byarangiye neza. Byarangiye bite? Apana wibuke ngo umusore yari wo mu rusengero aririmba no muri korali, umwana uwareraga umwana aririmba ongera ngo ntabwo aririmbaga muri korali ariko ari mu rusengero hafi aho ngaho nyine yicara imbere. Hari ukuntu tuba turuka mu miryango uko nabyegereje umutima ngo yicara imbere, hari ukuntu tuba turuka mu miryango tuba ku bwacu twaba tutahasenga, ariko nkagiye kubera papa, nkagiye kubera mama, nkagiye kubera anko, cyangwa hari ibintu nyine ngo wakuriyemo. abambona rero mu rusengero bakagira ngo arakijijwe, akareba ineza akavuga ati mva ngufitiye umufasha wo kwa kanaka. Ubwo byaje kurangira gute rero? Byaje kurangira wa mukobwa washakiye umuhungu wo mu rusengero na mama we cyangwa wamureraga ntabwo byagenze neza, nta robine bari bafite mu gipangu. Noneho umukobwa yari afite inzobe ipika mva urirabura ubundi bagutumye n'inzobe wanjana we zari Kigali ntabwo wari bana inzobe pe mugereranyije n'uriya muntu. Yego nta robine bari bafite mu gipangu, icyo nibuka akajya kuvoma hanze. Niba asanze abantu kuri robine arimo avugana n'umuntu arinjira gutya mu gipangu azi Gasore niba yanyuzeho sorry mwise Gasore wawe umugabo abandi mwita Gasore sorry niba umugabo umugabo niba amunyuzeho arinjira asanga umugore yatetse yagabuye yateguye ameza, aho kugira ngo yinjire azamubwira ati madamu mwiriwe mumeze mute, akaza pya 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 ngaho amukubita ibindi ngo mwari muri kumwe n'indi undi akamubwira ati se sheri ko nta mazi dufite mu gipangu, noneho nimba nagiye kuvoma sinsanga y'abakobwa gusa, sinsanga y'abamama gusa, sinzajya asuhuzanya. Akaramukubise kwa gushaka nabi. Iyo mushakira se abandi bazaba bamuvomera, urundi barashatse umugore ngo akubere umukozi agirirwa kuvoma. Nta mukozi ntaki urumva rushako yamubujije amahoro. Ubwo nyine ako ni kamwe, urumva ntabwo yamukutaga gusa kubera ko yagiye kuvoma ahuye n'abandi bantu, yashaka n'impamvu zindi, akanamwitsa ko atamukunze, akamubwira ko atari mwiza cyane, akamubwira yuko
nta mahitamo yigeze agira, akambwira ko yaza kumenya sha. Ubwo byarangiye se uwo mukobwa abashije kubyanganira urugo rugumamo? Yazindi twarataha. Asubira he muri ya famiye? Ashwi. Yagiye he? Sha ine. Bana muturera namwe mujye mutworohereza. Siko byagenze. Ikibabaje umukobwa yaje kuhava, ariko ahava atwite ariko atabizi. Hanyuma aragenda ahamagaye wa muntu wamureraga, aramubwira ati mami uyu muntu yarananije pe, ariko bwa mbere akaba aramubwira ati ntuzaveyo, ati twese niko twubatse, twarakubitwaga kandi twari ababyeyi twakuze. Urumva? Ariko umwana reba aravuga ati nzatangira kubitwa ku myaka yanjye, nzamara imyaka Imana yanjye atanabyara n'umwana wa mbere. Atabyara n'umwana wa mbere. Ageze aravuga urabizi, aho kugira ngo umubyeyi wanjye amubwire ngo sinzagira honge, njyewe ngiye kuzinga utwanjye, azinjira yasinze, anamwice mu nkubite, ashaka no kumukubita akamwica. Icyo yakoze, umugabo yaje nijoro aravuga ati arinjira mu nzu nanjye ngira gute, yisohokamo ku buryo ngenda nta n'umuntu ugira gute undeba. Noneho yaragiye, umumama aramubaza ese wigeze wisuzumisha ngo urebe ko baba barasamye? Uraje amubwira atashwe. Noneho uwo mumama yari kure y'umujyi cyane, biba ngombwa ko agenda akarara ahantu mu nshuti z'umuryango hafi aho ngaho. Amaze kurarayo ababwira uko byagenze, ariko muri urwo rugo n'ubundi nyine ababwira urugendo. Yajyaga aganira na Marene cyane. Marene aramubwira ati aho kugira ngo uzicwe n'inkoni, urumva uzatahe. Uwo mwana rero kuko Marene yatuye ahantu mu mujyi, umwana aragenda aruhukira kwa Marene, arabaganira ukuntu byose byagenze. Aramubwira ati siko mama yambwiye ngo se ndatwite kandi ntabwo mbizi na ntwite cyangwa ntatwite. Mu gitondo bugite bamujyanye kwa muganga. Guess what? Basanga aratwite. Asanze atwite, ahamagara wa mubyeyi we wamureze, aramubwira ati mami ndatwite, nasanze ntwite inda y'amezi 2. Siko amubwiye niba uzi ko utwite ntungerera, asubire kwa muganga. Ese ratubabaza asubire ku cyane ababaye abantu baseka byababaje. Ntabwo ati ntungerera aha ngaha. Icyo yakoze Marene yaramubwira ati turiza hano, niturya uzarya, nitunywa usanga. Umwana bizagenda gute? Umwana baravuze bati Marene na murumuna we baravuze bati turahari ku bwawe. Marene yakoze uko ashoboye, yaje kubyara se, yaje kubyara, ariko urabona wa mwana nawe byari ubwo nyine byarangiye we n'umugabo ubwo nuko byarangiye ntibigeze bongera kugira ndano bahurira. Umva, ariko urumva umukobwa yafashe umwanzuro mwiza, yafashe umwanzuro. Marene yamubereye Marene. Reka nakubwira shayine ba Marene ngo babifoto. Marene uriya mukobwa yari afite gahunda, yamubereye umubyeyi. Uyu munsi uzwi umwana afite imyaka 2 yatangiye kujya muri creche kwiga se. Marene amwitaho. Ni ukuri Imana ishimwe. Urumva uwo mukobwa yaza kuba adafite abo bantu, sha ndakubwiza ukuri, tujye tugira abantu b'ingirakamaro muri twebwe. Abakobwa bamwe bajya bashaka ba Marene batarabifoto gusa ngo Marene ngo nuko ngafite inzobe nk'iyanjye, nk'ubu ngaguhitamo we ngo nuko nguriye inzobe ugasanga ndi inyatsi. Yanjye ndashobotse ngira Marene wawe bano urugero nari ntazi. Iyi nkuru tubwiye irimo isomo, irimo isomo. Ni ukuri kurwangira uruhande nabyishimiye. Namwe mudukurikiye mutubwire ukuntu mwabyumvise, mwayakiriye. Ni ukuri ikiganiro cyacu nakagaruka. Mwakoze kubana natwe, mbibutsa gukora subscribe, like, comment and share. Nkuko mubizi tugiye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Isano News muyikurikirane no mu bindi biganiro. Bye, turabakunda cyane. Ciao ciao. Bye.